Nakunama. Hano. Bya bintu biri seri. Ntugire ikibazo. Tumye ndafata neza. Reba gutya. Usa n'uzamuka gutya. Yewe ugira ngo imyenda itazanga kugukwira. Zankwira. Naho zirapima. Biba hose. Oya. Abuja uru rwose. Sawa. Wajya guha buri kimwe cyose. Se wowe ugenda ugaragaza n'umwuga ukora mu muhanda. Aho ugaragaje kugira ngo najya mbona abakiriya ko ngena no mu nzira bakamuha. Nayo igisukuri. Nabushakaga. Uri ari kugushaka. Oya wowe mugabo. Yewe. Oh. Suru umutayeri. Ndiyo. Nashakaga rero umutayeri ugomba kumpima. Komera. Yego. Shaka gupimisha iki? Ipantaro n'agashati. N'agashati. Okay. Nta kibazo. Ahubwo se nimba nagendanye ikaramu. Suguta tugupima none hasi. Oya uzaza. Uzagaruka. Ushaka kugupimira iwawe. Ko kuzaho bitandukanyira. Ariko banzuje ahantu hanyaho. Gute? Impamvu nize shana. Azi kudoda. Yadoda ntibadode. Noneho uzi isuti yarazidoda, amariba ibitenge, amakabutura, amapantaro. Hari n'akandi ka design nabonye kudukarisa ari gukora. Bankakweretse naye nakambaye nuko ari mu muhanda avanye. Namwereka nta kibazo. Nta kibazo. Nimba bishoboka wamana nimero yawe komsa nzaguhamagara koko nagunze kuhaba. Nta kibazo ndayigwa nta kibazo. Uzamuranye n'abandi bakobwa bashaka kudodesha. Nta kibazo. Ariko kuza hano kugupima biba bitandukanye kuko mbanje kuri te. Nurucabana. Iyo ndi mu kazi mu rugo urumva nta kibazo ariko bisakureka akazi nkagira ute nkaza hano mu kazi kugupimira hanga iwawe. Uyu ni umumabuja mwiza abana zaguhana agatipe. Okay. Hano ni iwawe? Hano ni iwanjye. Mu rugo rwiza. Nakoze. Yanjye niyo nyine ubwo uraza kumvugisha. Sawa. Nta n'abandi barimo bashaka kudodesha se? Oya ntago nabimenya ni ngewe washakaga kudoda. Hari ibinda kudoda. Ndakudodera. Uramudoda nawe uramugishwa. Sawa. Nuko mabuja wirirwe. Yego. Araharira ko nanjye mpise ngaruka mpise nshyuha cyangwa yagiye gukomangara. Wisugaruka se? Mpise ngaruka ngiye buramba ndi tayari. Buri umudozi mwiza aba ari tayari mu kazi akora. Yenda rebye avuga ati wo kugira ngo ukerereze reka mpite ngaruka nona. Ibyo bintu ni byiza. Nta kibazo nanjye ndi tayari. Naza nkagupima? Nta kibazo. Okay. Makaribu nyine. Karibu. Ako barambwiye ngo uzi kubihengamura. Ngewe ubundi ninjye mutayeri uzwi. Nk'aka karere kose izone yose. Buri muntu wakubwiye ko nzi kudoda. Arabizi ko ikintu cyose cyahengamye. Ndagihengura. Nanashaka nkakigoreka. Hari ukuntu negezayo gutya nyine bikegerayo. Nibyo nabyo sirabizi? Nyine kudoda. Yego. Okay. Nawe ubundi wewe uretse urabibona. Yego. Karibu rero. Ko ndodara. Nawe ubundi se. Aha. Umuntu ntago yabura kudoda. Yego. Okay. Karibu wacu. None se uba hano wenyine? None se uba hano wenyine? Yego mba hano njyenyine. Iyi nzu yose? Waba warayakuye hera? Turayashaka tukayabona. None se ubu niba atari ibanga ukora iki?
ushaka kumenya akazi nkora buriya nabyo bituma menya ikintu ndi bukudodera icyari ngira business nkora business umugabo wawe yagiye ugira umugabo uramugira umugabo ariko nagabina ntabwo abina yego ubu ntawe uhari ntawe uhari azaza ryari aza nk'umwaka ushize yego ubu bivuze ngo binabaye ngombwa ko akazi kaba kenshi nkiri gupima nanarara ndi gupima ntari wakirarira nta kibazo ahangaho ni sawa reka nze nkwereke uko bimera dore hano rero niho mu rugo karibu sitari ndabona uwo wibera ahantu heza kabisa ikigaragara amafaranga we urayafite nta kibazo kabisa cy'amafaranga ibintu byo gupima rero nk'uko nabikubwiye ni amafaranga menshi urabanza wishyura 50,000 byo kuza gusa 50 byo kuza ko ari menshi ntabwo ari menshi uzi ko buriya nasize akazi kandi ari abantu benshi nari gukorera nese ubu 50 bikorera mu masegonda angahe mu minota 10 bambikoreye yes rega ngira abakiriya benshi utabona naje gutyo ugire ngo sinakwitangiye nakwitangiye cyane ahubwo rero ubwo urishyura 50 cyakoze hano ndaguca makeya yo gukora dovi ndaguca 20,000 ibindi byo uzansangaho nkorera nta kibazo kandi wabuze ko uva hano birangije nyine ndagufata ibipimo noneho ngende ndode wowe uje kuyireba nibwo uzishyura hasigaye nta kibazo urayemeye nta kibazo ubwo twatangira akazi rero haguruka turebe okay mbo amazina Anje ryonyine Anje ryonyine shaka irindi byo bumaze iki none se mwenda ningera ngasanga hari undi Anje ese mwenda n'izina bihurira hari ukuntu dufata akantu tugashyira ku mwenda kugira ngo abakiriya ari benshi kugira ngo umuntu atazawibagirwa niyo mpamvu dukeneye none se ugira abantu bangaye bakubwira ngo uze kubapimira iwabo mu rugo niyo mpamvu rero dukenera amazina abiri kugira ngo imyenda yawe tutazayihereza undi muntu oya andika irye okay Anje noneho rero kubera ko wambwiye ngo ndaguha 50 noneho njyewe ndaguha 100 ariko turajya muri private room urampa 100 yego wow nta kibazo 100 urarimpa 100 ndariguha niba urimpa nta kibazo ntabwo nabura kujya 100 nabyo ndabiguha waba ushaka utabeshya ni ukuri nta kibazo njye ndabyemeye ndabikora nese ko ariko kazi kanjye ntabwo nabura kubikora rwose byose uri bubikore byose ndi bubikore uri tayari ndagupima neza nzakudodera imyenda myiza cyane n'ibindi byose nyine byo kugupima byose ndagupima pe n'ibindi byose ko nakabajije byose ndabikora nyine ndagupima ahantu hose ku buryo izazigukwira ukuri nawe ukubita 100 ryawe ugende umeze neza tugende none muri private tugende okay ndagupima da ni iki cyananira karibu none si niyo private yego nyine numvaga ari nk'ahantu nko hanze ntabwo numvaga ari mu gitanda kandi wabwiye ko ibintu byose ubikora sombwe ko ibintu byose ubikora yese icyanye nyine ni ugupima nese turi hariya nakubwiye ngo iki turi hariya muri salo nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo nakubajije ibintu byose urabikora ati yego none se ikintu kigutangaje ni iki hano ni muri private room ariko no gupima ngahita ngenda kuba wapimye byose nyine bimeze neza hari ikibazo se nta kibazo ndayicara hano si ni ngombwa nicare hano ndikanjira ku buriri
kamicare ku buriri. Nese ndafata ibipimo gute nyine ukuntu nyine umuntu abifata. Nese intebe ni no kuryama no kwicara. Sorry. Ibipimo bya nonera ngaho icara. Anje. Nanditse hera. Hariya ufite imyaka ingahe? Ariko banza ari nka 40. Wandika iyo ubonye. Myaka 40. Ukoresha ubuhe bwishingizi mu kwivuza? Kusi umutayeri yaje no kubaza iby'ubwishingizi. N'ubwishingizi? Ese umuntu akudoze nako akudodeye. Oya. N'ubwishingizi bwo mu kwivuza se? Hari igihe umuntu akomereka. Yari igihe umuntu akomereka. Ari kudoda? Oya. Nshobora kugupima ukaba wakomereka, niyo mpamvu umuntu agomba kumenya ubwishingizi bwawe. None se biretse gato kwambajije ngo ubwishingizi buhurira he no gupima? Sinabigusobanuriye. Ushobora kugupima nabi ugakomereka bikaba ngombwa ko uvurwa. Rero nta bwishingizi ntago nagupima oya. Wakeze iki? Wakeze iki? Gupima. Gupima iki? Njye sindi kugupima ibipimo. Bipima bwoko ki? By'umubiri, by'umuntu? Yewe ndapima ibipimo biri ku mubiri wawe kugira nzamenye imyenda igukwira. Niyo mpamvu se ubaza ngo ubwishingizi? None se urabibona nta kibazo mbwira. Sawa. Koresha ubuhe? Ntabwo ibyo mbikubwira. Si ngombwa. Ushaka kugwaha wa mugore we? Ngwishwa n'iki? Okay. Ntacyo kingwisha. Mbwira. N'inkweto zivamo? Haguruka turebe. Shoulder. Gira gutya umfate gutya kira mbone ukuntu miziri zahehe zo mu nda. Gira gutya ariko ni cyiza. Ni cyiza. Ngewe hano kira gutya manuka unama gutya gutya nakunama hano bya bintu biri seri hano gira ikibazo tumye ndafata neza reba gutya sa nuzamuka gutya yewe ugira ngo imyenda itazanga kugukwira. Zamwira. Nawe ufite umubuno? Nawe ufite. 34. Turebe hano gira gutya oya uramo urukweto. N'inkweto. Urwo. Zana hano utereke hano gutya. Gutyo. Hano hari igihe upima nabi ibere rikazagira kazaturumbuka rikajya rigenda uruhande rumwe gutya. Hano 15 uburebure. Kuri kumfata
ko naringuye ra ugishwa n'iki 10-25 noneho ndebe naho zirapima bibaho se oya mabuja uru rwose ubwo wabona ikintu kigukwira kubera iki ndebe batemwe uyu ni umupuringine wose mbonye ibipimo byacyo 80 igiti ndebe nawe ufite amabere manini amabere 40 mbo ndumva igisigaye ni uburebure bomba gutya wema uhagaze mabuja ni nkaho ndangije rebe ndebere rimwe na hano ndumva ari ibyo dove yawe ndayirangije si ibyo se mabuja amafaranga urayongera pe 100 ni make none se ntabwo nayongera nayo ngayo mafaranga kare reba akazi kose ntuzigera heri tuvugisha ukuri nyine urambwiye ngo urasoje kandi nubwo uri kumbwira ngo urasoje ntabwo nigeze njya kuburira naho mpimireho urebe turebe ko imyenda yanywera jya kuburira se kandi ndakudodera amashuka nayo oya none nyine nicaye kuburira mbere ya myenda kuzambere banza umbwire ko ugomba kuyongera oya ntabwo nayongera nimba ari ibyo rero ubwo ndarekera ibyo ibi nibo ubu ninga aka ni akazi kenshi k'icyumweru kose ese akazi k'icyumweru umuntu umwe basongera ntabwo uzi kudoda ko bakugeze famous muri uyu mujyi basongeraho 20 ongeraho 20 oya ongeraho 10 ongeraho 500 ijana rwose niyo yenyana nese ko babanyetse senkani ngo banongeho isindi senkani ko sayo shatse kugorana karama pima kwa none hora harya nari napimye hano ahangana utera rwose mwa ntuza ugeze 45 ko nari kubireba neza ra birebe neza 15 munda kane mabuja rero hari ikintu ngiye kugupima igiki ko ngiye kugupima neza menye nyine kono ibipimo nyine ibipimo byuzuye ibipimo byuzuye buriya gupima
ukuntu bapima neza byose nabifashe, igisigaye ni kimwe, ibipimo nyine byuzuye. Ibyo uri kuvuga se ngo ibipimo nyine byuzuye turagira. sawa sawa haribe. Okay, rero asaba gukuraho intuza nyine ukajyamo imbere kugira ngo mbone uko mpima neza. Nyine nicyo bita gupima. Njye mba narapimye abantu benshi n'ahantu henshi njyayo pe, n'i Kigali njyayo gupima. Rero niyo ngiye kwishyura amafaranga yawe ngo upime neza izaze gukwira ntayihengamye. Hari ukuntu umuntu apima nabi, babandi ubona umuntu yambaye nk'ipantaro ugasanga nyine nawe se baba bayipimiye mu gitanda bakuyeho amashuka kugira nyine upime neza bitazajya nyine ukuntu ubona hari igisambusa kiri hagati. Harapimi ahubwo apima ngerera ujyemo nta kibazo. jyamo ubwo ndi hano gutya wowe ngwino gutya urimo neza. umva mugume gutyo madam uri kwinjira mugume gutyo. Irari mwari mufite se hari n'umwe muri mwebwe ugeze ugira ubwenge bwo gukinga? Uragira abarinde sohoka genda mu bivuga nawe n'umugabo wawe. ntumenyere kugira ngo bashobugare madam ngazaze ngo mpimire wanjye. Yego hano ni wanjye, hano winjira ni wawe. Baba uri gupima yigo, komeza upime nyabo mupime. Nikorere ibyo ngende bivuganire hanze Mupime sa amafaranga njye ndi kumuha. Arangije warangije. Na amafaranga njye ndi kumuha madam. arangije ndabona ibyo bipimo birarenze kabisa. Twaryohewe bawa ubu urarwo rutwe uri gupima akuri hejuru muri gupima nyo nuko upima bamadaka soko. Genda umugabo wagusanga iwawe mutonganire iwawe. Hano yaje gukora akazi namuha amafaranga yanjye. So what? Bawa uri kumva? Genda. Uri kumva? Umva madam urukoro kweto Uri kubyumva? Uri kubyumva? Uri kubyumva? nsigaje usigaje iki? Wari usigaje iki? Igice cya nyuma cyangwa wari usigaje akanyuma? ni igipimo cya nyuma nturari nandi kwandika. Umva madam so kugende. Bawa Ntabwo ushaka wanjye. Nukuri nende gupima byonyine nuko se bajya bama amafaranga gahita nyaguka. Ko nabanya afite saro hariya se yumupimira muri saro. Nyine Ntabwo byari gukora iki? yambwiye ngo amafaranga yanjye se yakubye kabiri ndakwica. Madam wagabanyije kandi Private iki? amafaranga yanjye madam so kugende. Bowa nureba ibintu ukoze. Bowa ntabwo ureba hejuru y'ibintu byose ngukorera, hejuru y'ukuntu umbwira ngo ni ngiye mugore mwiza kurenza abandi, warangiza ukirirwa ubungana metero, wirirwa ubungana metero nk'intuza igendana umunyururu mu izosi ukaza gupimira abagore mu buriri. Bowa basi nureba ibintu ukoze. Nukuri nuko akazi Bowa do aka kajya uzabyicuza. Reka ngende guma usanga iwawe so kujya hano nawe ntucyo usigamo urushyi wandaye. Mata genda umugabo wamusegereje iwawe so akabwira usanga iwawe umugabo si umwana ndari wowe. Umva
ese umugore wawe asanze ibipimo byanjye twavuze bitararangira, none se biragenda gute? Ko kandi urabizi ko nanakwemera amafaranga yose, none hari ibipimo utaramfata. nzi ko n'ubundi nari ndangije. None se ubundi umugore wawe kuki umwisha kugeza kukureba ahantu hose? Sinakubwiye ngo uze nyine utuje nyine dukore gahunda neza. Sinaje njyenyine serega nyine abatayeri twaragowe nyine, ni ibyo bipimo nyine umuntu ahora apima tu. Uriya mugore wawe niyongera kumenyana nzamukubita, urabona? Usange no mu cyumba cyanjye, mu nzu yanjye. Bisa ni ukuvuga iki? Nyine reka ngende nari ndangije. Ko yari ibipimo utarampima kandi urabizi ko naguhaye amafaranga yanjye. Ngaho ngwino nyine mbura tugende mpime vuba ngende. No madamu aranyica. Ntacyo kugira. Ngwino hano nyine.